Ndabasubije cyane inshuti bakunzi ba Don Speaks TV. Uyu munsi nanone tuje kubagezaho andi makuru agezweho mu myidagaduro ndetse n'amakuru abenshi mwumvishe, ariko uyu munsi tuje kubabwira update no kubabwira bimwe mu bigezweho mu biri kuvugwa kw'ayo makuru. Ni amakuru amaze iminsi acaracara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Vestine yatandukanye na Irene cyangwa se MIE Empire yabarizwagamo, yamumanagingaga nkaho bamufasha mu buryo bwo gukora indirimbo zabo. Uziko Dorcas na Vestina bakoranaga, yari idiyo cyangwa se yari abakobwa baririmbaga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Noneho rero biza gutuma abantu babivugaho byinshi bitandukanye, kumva ko Irene yaba yatandukanye n'uyu mukobwa, ndetse bibabaza benshi, abandi abashimisha niko navuga. Ubwo ni ku bahetazi n'abandi nyine wenda babashyigikira, ugasanga ni ibintu wumva neza. Reka rero ngusabe umanze ukore subscribe, ukore share, ukore na comment kugira ngo tubane. Comment nziza turazakira ndetse n'imbi turazakira, ariko cyane cyane comment zitugira inama y'icyo twakora. Izo ngizo nizo duha agaciro cyane, kubera ko ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi ibitekerezo byanyu biratwubaka muri rusange. Muti rero byagenze bite, habaye iki kugira ngo iki gikuba gicike? Mvuye ko abantu bose bahagurutse, abantu bose batangaye mu kumva ko Vestine na Dorcas baba bagiye gutandukana na Irene MIE Empire, kugira ngo babe batandukana. Kandi ari abantu twavuga ko byari patana rugi, bari abantu bari bahuje umutima, abantu bakoranaga neza ndetse bakoranye neza mu bihe babanye byose, ariko ugasanga nyine habajemo ako gatotsi gatuma batabasha kuba bakomezanya. Byatangiye ubwo Vestine yabonaga umukunzi we Idris Ouedraogo, ni umunya Burkina Faso. Bagiye no mu rukiko, basezeranye mu mezi yashize. Noneho bikaza kuvugwa n'itangazamakuru, abantu benshi bakavuga amagambo menshi, abantu benshi nyine bagatangara bakavuga ati ashatse ari umwana, ashatse umugabo w'umusaza, ntabwo byari bikwiye, igihe ntabwo cyari cyakageze kugira ngo abe yashaka umugabo. Yari agifite igihe cyo gukorera Imana ndetse no kuba yabasha kuba yaririmba. Yarageze igihe cyiza, abaye umusitari, abantu bamwumva bakantu nyine bikumva bashaka kwemeza ko igihe kitari cyakageze cyo kuba yashaka umugabo cyangwa cyo kuba yarongorwa. Ariko none biracogora, bisa nk'ibirangiye. Nyine wabizi ko abantu iyo bakuvuze arakuvuga, ariko bikageraho bikarangira bisa n'ibicogoye. Nyuma Vestine aza no gukora ikiganiro ko muziko byari byabaye nk'ibishwa, abantu benshi nyine ntibashake ko byagaragara ko Vestine yakoze ubukwe, ariko bikaza kugaragara ivuga ko byanyuze no kuri Irene kugira ngo ahishe amakuru, ndetse akaza no kuba ari we waje no kuyatangaza kuri YouTube channel ye ikurikirwa n'abantu benshi, hafi miliyoni y'abasubscribers, kuko ndakeka ari muri 700 gutyo. Urumva ko afite abantu benshi bamukurikira, ariko aza kubitangaza nyuma. Vestine rero nyuma n'ubundi yaje gukora ikiganiro abyemeza, avuga ko yabonye umugabo umunya Burkina Faso, umugabo akunda, umugabo ukomeye. Kandi koko twabonye amateka ye, twaranayavuze kuri channel, tuvuga amateka y'umugabo. Umugabo ni umuntu ukomeye, ni umukire ukomeye, ni umugabo ukomeye hariya muri Burkina Faso. Ibyo rero ntabwo byahagije abantu kugira ngo bumve ko wenda abonye umugabo ari ibintu byo kwishimira, ahubwo nyine batangiye kugenda basa nk'abamutega iminsi. Ugasanga abantu bose ntabwo bamucira akari urutega, bashaka kugaragaza ko nyine yihuse cyangwa ahubutse. Gusa ibyo ngibyo ntabwo aribyo twari twagambiriye kuvugaho uyu munsi, ahubwo icyo twari tugamije kuvugaho ni ku bijyanye n'uko biri kuvuga ko yaba yatandukanye na Irene, babanye igihe kinini. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa n'uko uyu nguyu Irene yabamanaginze ari abana bakiri batoya, ndetse aranabakuza, barakura mu muziki, barakura mu buryo bw'umwuka, ndetse baranakura mu buryo bwo kwamamara, baba abasitari. Noneho rero
rero bakuze ari abarokore birumvikana, na Irene atangaza ko ari ibintu yakoze kugira ngo byibuze bakomeze bazamuke, ariko bigaragara yuko ari abarokore kandi byagaragaye ko ari ikintu cyatumye bakundwa cyane n'abantu barabakunda cyane. Ibyo ngibyo rero byaje kugaragara ko nyuma y'uko Vestine agiye mu rukiko avuga ko umugabo hari uko yifuza ko yifuza ko agaragara nk'umuntu mukuru, kubera ko ngajyana amafoto iwabo ugasanga baravuze ati se aka kana gatoya gutya niko ugiye kugira umugore. Noneho rero Drago agasaba umugore ko mu by'ukuri yahindura byibuze akajya agaragara nk'umuntu mukuru. Nibwo rero Vestina yashyiragaho imisatsi itari y'abarokore, mu by'ukuri ni imisatsi ya zino menshi abakobwa bashyiraho yitendera inyuma. Noneho bivugwa ko rero ubwo byari automatically bivuze ko atakiri umurokore byuzuye, kubera ko byari bivuze ko ubwo yemeye kuyoboka indi mico ndetse n'andi mategeko cyangwa andi mahame y'andi madini bitandukanye nuko ADPR yabyemeraga. Ibyo ngibyo rero bikagaragaza ko n'ubundi bivuze ko atakiri umwa-ADPR, nyamara Irene avuga ko yabareze mu by'ukuri abatoza imico ya ADPR, abatoza uburyo bwo gusenga ndetse no kubaha. Ariko Vestina we akavuga ko ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, akagomba kubaha umugabo we ndetse no kubaho uko umugabo we ashaka, cyane ko avuga ko umugabo we akunda Imana, yemera Imana ndetse akorera Imana, kandi nawe akavuga ko Imana imukunda kandi agakunda nawe umugabo we. Byumvikana ko yamaze kuba umugabo we kubera ko abantu banasezeranye mu mategeko. Ibyo rero ni ibigaragaza ko ubwo Vestina yaba yaravuye muri ADPR. Kuva muri ADPR rero byatumye ahita bigaragara ko bivugwa ko yaba yaratandukanye na Irene, ndetse Irene uyu nguyu wabamanaginze kuva kera wavuga ko byamubabaje bitamushimishije, nubwo bivugwa ko n'ubundi Irene nawe hari ukuntu yababangamiraga ndetse hari n'ukuntu wasangaga yigwizaho byinshi binjiza, yaba mu ma YouTube channel, mu ndirimbo, mu bitaramo ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bakora nk'abastari cyangwa se nk'abahanzi. Ibyo ngibyo bigatuma Irene mu by'ukuri adashimishwa, nako bigatuma Vestina adashimishwa nabyo byose, uburyo yitabwaho ndetse no gutandukana na ADPR. Ivuga ko ADPR nayo yamusuzuguye nyuma y'uko abanye akoze ubukwe n'uriya mu Burkinabe, bikavuga ko ADPR yanze ko yasezerana muri ADPR. Ibyo ngibyo nabyo byamubaje bigatuma yifumbura kuri ADPR, gahita ayoboka irindi idini. Biravuga ko rero n'ubundi ubukwe bwari buteganyijwe muri uku kwa munani ko aribwo yazakora ubukwe, ariko biravuga ko ubukwe bwimuwe bugashyirwa mu kwa 12, ndetse bivuga ko butazabera mu Rwanda ahubwo buzabera mu bihugu byo mu Burayi, ndetse birumvikana ko ari naho ngo ashobora kuzahabwayo akazi, akaba ariho akorera. Sinzi nimba Vestina azakomeza umuziki cyangwa se murumuna we ari uzakomeza umuziki, gusa turabitega amaso dukomeze turebe aho bigana. Ngewe navuga ngo azahirwe, ntabwo namucira urubanza kandi sinamucira karutega, ahubwo navuga ngo Imana ijye imuba hafi, kandi ndakeka ko ndahamya ko yasaniye imitima ya benshi kandi yafashije abantu benshi guhinduka no kwakira agakiza ndetse no kugarura icyo nakwita ngo umutima no kuba abari bihebye bakongera agasubira mu buzima. Niyo mpamvu rero navuga ngo Vestina ibyo yakoze byose bibaye zero, ahubwo ibyo yakoze dukwiye kubishyigikira ndetse no kumuba inyuma, cyane ko ari amahitamo ye. Aho ni ku giti cyanjye, ariko uwo tutabyumva kimwe nawe afite uburenganzira bwo kubyumva ukundi. Twahurira muri comment tukaganira kugira ngo duhuze ibitekerezo kandi mudufashe kugira ngo ino channel yacu izamuke. Turi gutegura kujya tubagezaho inkuru z'urukundo n'izindi nkuru zigiye zitandukanye zishimisha abantu. Izo nkuru ndabateguza kuba vuba ahangaha dushobora gutangira kuzibagezaho, muzabe hafi kugira ngo dushyigikire mujye muzumva zisana imitima ya benshi ndetse na bamwe zigende zibubaka. Ndabashimiye, kora subscribe, koresha comment kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro.